Guys, sinzi impamvu hari akantu njya nkomeza kwibaza, ese kuki ino sirugu ikunze kunda mu mutwe cyane kumva abakire tumenyane se ni ukubera iki bacyavuga ati umukire amenye n'umukene. Hello guys, kanizere yuko mumeze neza. Nanone ni mugisha nyawe ubanze kubasuhuza, ndagira ngo uyu munsi hari akantu nshaka kutuganira kerekeranye ku bantu b'abakire b'iyi minsi basigaye biyumva bagasuzugura abantu nkatwe twifitiye ubushomeri. Guys, sinzi impamvu hari akantu njya nkomeza kwibaza, ese kuki ino sirugu ikunze kunda mu mutwe cyane kumva abakire tumenyane se ni ukubera iki bacyavuga ati umukire amenye n'umukene, umukire afashe umukene, ahubwo bakumva ko kubera ko afite amafaranga akumva amana, mbese nyine aba yumva ko umuntu w'umushomeri adafite ibiceri nta kintu aba ari cyo gihe. Niyo mpamvu akenshi na kenshi inshuti akenshi dukurana iyo zimaze kugafata amana ugira ngo abakikwibuka se wapi, aba biyumva nyine ntacyo uri imbere ye. Ariko man, tujye tugerageza kwibuka mani ntabwo ari byo pe. Urakize biranagaragara, ariko we kuyumva ngo wumve ko uri umuntu watanje, kubera ko nawe ejo nayibi ntawamenya, ejo nawe byahinduka ukaba umukene n'abandi, kandi ugasanga babandi wivuganaga ubavugana ugasanga man ukaba wajya no kubaka akazi tu. Ibihe birahinduka man, ibihe birahinduka. Tumenyane, tugire inshuti. Icyambere ni ukugira inshuti, icyambere ni inshuti kabisa. So njye mwabanaga ni mugisha nyawe. Nimba video wayikunze, kora subscribe kugira ngo video nk'izi zitageze gucika. Ciao.